Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mwebwe abo tumubana mu mwanya wa nibature. Buri gitondo wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri iki gitondo tubyutse duhereza Imana icyubahiro. Izinze ijoro, izinguye amanywa, Imana ihabwa icyubahiro. Iratugabiye nishimwe, iduhaye umwuka wo guhumeka ngo tuvuge gukomera kwayo, tuyihereze icyubahiro. Imana ishimwe, twongere tuyizere, twongere tuyikorere. Imana ishimwe. Hari impamvu Imana iba ikikongerera iminsi yo kubaho, nuko ibibona ko uri umumaro kandi hari ibyiza wakora, ndetse hari no kwihangana kwa Yesu Kristo ategereje yuko wahindukira ugahinduka umwana w'Imana. Tubanje Imana muri uyu munsi wo kwa gatanu, tubanje Imana, ndetse tubanje Imana muri weekend iri imbere yacu. Imana izahabe. Tubanje Imana aho tutabasha kugera, Imana ihabwe icyubahiro. Tubanje Imana muri gahunda z'uyu munsi zose, Imana ishimwe. Uyu munsi tubyutse dushima Imana yacu itabura uko ibigenza, dushimiye Imana yacu yatwimanye, dushimiye Imana igira neza. Imana ishimwe. Rero nakubwiraga ngo byuka uhereza Imana icyubahiro. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu yo guha agaciro igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo. Igihango ni nk'amasezerano. Igihango iyo ufitanye n'umuntu igihango, biba bivuga ko udashobora kumuhemukira, biba bivuga ko udashobora gutana ngo uve mu masezerano mwagiranye. Igihango ni isezerano ridakuka. Igihango ni uguha agaciro uwo mwagiranye amasezerano. Rero turi kuvuga ngo guha agaciro igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo ni ukongera ukareba amaraso ya Yesu Kristo akamaro akumariye, ukareba amaraso ya Yesu Kristo. Impamvu Yesu yemeye kuyamena ni ukugira ngo njye nawe turokoke urupfu rwa kabiri, kandi dutsembeho urubanza rw'ibyaha byacu. Ibyaha byose Satani yaturegeshaga nubakuregesha iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, Imana iyo ikurebeye muri ayo maraso, muri icyo gihango cy'amaraso ya Yesu Kristo kikuriho, Imana irakubabarira. Rero guha agaciro igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo biragukwiye nk'umukristo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Birakukwiriye ko nawe utarakira Yesu Kristo wamwakira. Muri iki gitondo rero ni unyemerere dukomeze tuganire kuri iri jambo ry'Imana, kuri iyi teme yo guha agaciro igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo. Ujye uha agaciro icyo gihango Yesu Kristo dufitanye, kubera yuko hari igihe ujya ugira krize. Birashoboka rero ko ari bube uri muri krize, kandi iyo krize ukayijyamo warangije gukora ibyaha. Ndavuga krize y'amafaranga. Utari bubone uko ugura ikimasa, utari bubone uko ugura intama, utari bubone. Icyo gihe icyaha kikaba cyaguhitana. Rero Yesu Kristo yatekereje ku bakene, atekereza ku batagira shinge na rugero, atekereza kuri kamere yacu ihora irarikira iby'ibyaha. Aravuga ngo reka nze mbicireho iteka, mbimareho, mbirimbuza amaraso yanjye. Yesu rero ahabwa icyubahiro. Yesu Kristo izina rye rishimwe kandi ashimwe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro, kubera yuko Yesu Kristo yadukunze urukundo rutagira akagero. Adukunda turi abanyabyaha, adukunda turi abapagani. Yesu rero ashimwe. Mu gitondo numva inyoni ziririmba zihimbaza izina ryawe mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe nirondoreke. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya Mose cyo kuva ibice 12 umurongo wa 13, dusome n'umurongo wa 23 twihuse. Titire y'ijambo hano kuri 12 handitse ngo Uwiteka abwiriza
abwiriza Mose ibya Pasika. Hanyuma dusoma umurongo wa 13 handitse ngo iki: ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo. Imana ishimwe, amaraso ya Yesu Kristo ajya kubera ikimenyetso mu muryango wawe, kuri wowe, ku mubiri wawe, muri wowe. Amaraso ya Yesu Kristo azakubera ikimenyetso muri groupe ubamo, ngayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure, ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Imana ihabwa icyubahiro. Imana hari kivuga ze ku maraso, twe turi kuvuga amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo niyo tuvuga ngo Uwiteka nakubonaho ikimenyetso cy'ayo maraso, ngo nta cyago kizakubaho ngo kikurimbure, ubwo hari ibizatera igihugu cya Egiputa, ubwo hari ibizatera abapagani, ubwo hari ibizatera abinangiye umutima bakanga gukizwa, ubwo hari ibizatera abanze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Ngariko rati Imana ishimwe, ngo wowe Imana nizajya kubona hayo maraso, ariko haleluya, ni kubona igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo, nta cyago kizatera abanyegiputa wowe kizakubaho. Imana ishimwe cyane. Erega turarinzwe kandi turindiwe mu maraso ya Yesu Kristo. Uburinzi bw'amaraso ya Yesu Kristo ngo bujya budukuraho urubanza rw'ibyaha. Amaraso ya Yesu Kristo ajya dukorera deliverance, akadutsembaho inkurikizi by'ibicumuro. Birashoboka ko wasambanye, warasambanaga, ariko amaraso ya Yesu Kristo yakubonetseho ukizwa imyanda yose n'inkurikizi zabyo zose. Imana ishimwe cyane. Ngo ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo Uwiteka nakikubonaho rwose, nta kintu kizakubaho ngo kikurimbure. Imana ishimwe. Dusome umurongo wa 23 handitse ngo iki? Handitse ngo kuko Uwiteka azanyura muri mwe ajya kwica abanyegiputa, kandi nabona ayo maraso, Imana ishimwe, ari mu ruhamo rw'umuryango no ku nkomanyirizo zombi, Uwiteka azanyura kuri urwo rugi, ye gukundira umurimbuzi kwinjira mu mazu yanyu ngo abice. Imana ishimwe, haleluya. Hari ibintu biba bishobora kukurimbura bikakwica. Buriya Satani n'abadayimoni ndetse n'abanzi bawe ntago boroshye, ngariko Uwiteka ntago azakundira umurimbuzi kwinjira mu nzu yawe, kwinjira ku buzima bwawe, kwinjira mu mubiri wawe. Ntago Uwiteka azabikundira ngo bikwinjiremo, bikwinjirire mu rubyaro, byinjire mu nzu yawe. Ngo Uwiteka ntago azakundira ngo umurimbuzi kwinjira mu nzu yawe ngo bikwice, ngo kubera yuko yakubonyeho iki? Yakubonyeho amaraso. Imana ishimwe cyane. Kubera yakubonyeho amaraso, Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Amaraso igihango gikomeye dufitanye na Yesu Kristo. Amaraso turindirwamo. Amaraso Yesu Kristo yamennye kugira ngo dukurweho urubanza rw'ibyaha. Amaraso ya Yesu Kristo niyo protection y'abizera. Amaraso ya Yesu Kristo niyo tuboneramo victoire. Amaraso ya Yesu Kristo niyo tuzamurirwamo. Amaraso ya Yesu Kristo niyo Uwiteka ahagararamo ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye. Kitwa Jehova Nisi, ibendera ryo kunesha kw'abizera. Mu maraso ya Yesu Kristo ni mw'Imana iturebera. Yewe umurimbuzi wakaturimbuye, Uwiteka ntamukundire katurimbura. Amaraso ya Yesu Kristo, mu maraso ya Yesu Kristo. Ndakwingize mwene data, guma muri Yesu Kristo, nezezwa n'umwuka wera, gume mu Mana data. Imana ishimwe cyane. Ukomeze wizera Imana, ijambo ry'Imana rikomeze rigwire muri wewe, maze ukomeze ube muri insurance y'amaraso ya Yesu Kristo. Shalom shalom. Muzagire weekend nziza. Imana ibahe umugisha.